cy'uyu munsi n'amakuru yagiye atugeraho ni inkuru cyangwa se ni video yagiye icaracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zita inka irimo itaruka nkuko muri kubibona. Inka yatarutse ibanza kubuza abari kugenda ku magare gutambuka, gusa umwe niwe umwe bigaragara ko ari wagwa, ariko nubwo video iri kwita byerekana. Ubundi reka turebe ku byarisi bavuye kuri moto nkuko muri kubibona, babanza babona inka ishaka kwambuka, barabanza barayibuza. Umwe yari yayitangire, ariko undi nawe aravuga ati reka zamufashe wenda itaza gutambuka kwa kundi aza yiruka inkita igira igihunga. Mu kugira igihunga rero yahise ko yambuka, hari n'abambere bamaze kwashyika, bita bituma ko bamwe muri bo batangira gufata amaferi, batangira guhagarara. Nkuko muri kubibona rero inka isijya ku kundi mukono ijya ku rundi rushize. Nkuko muri kubibona rero ku mpande ntago inka yari kwita ko ijya mu ishyamba se cyangwa handi bitewe na biraye nari amabroxima ari hirya biriya bitangira umuhanda. Nkuko muri kubibona ntago yari kwita ko. Benshi rero bakunze gutangarira umujyi wa Kigali uburyo wari usa neza cyane, ni ibintu byashimishije abanyamahanga, ndetse baravuga ati uyu mujyi ufite isuku rwose idasanzwe, barawuteguye. Murabona neza ko ari umujyi uteguye cyane rwose mu buryo budasanzwe, barawusize ndetse n'ibyapa bigenda byamamaza cyane ko na Visit Rwanda yabaye rwose Visit Rwanda. Kuri ubu ngubu isi yose iri kureba Rwanda, isi yose iri kureba igihugu cy'u Rwanda y'amagare ku gihugu cyacu. Ni ishema rwose kuko hari byinshi bizatugirira umumaro, ni byinshi rwose, haba kuba igihugu cyacu cyakamamara bakaza bakigana. Harashize bimburiwe n'umunyarwandakazi Nirere Saverina, akaba ari mushiki wa Ndayisenga Valence. Ndayisenga Valence muramuzi, yatwaye za Tour du Rwanda nyinshi zigiye zitandukanye. Kuri ubu ngubu rero niwe Nirere wabimburiye abandi mu bakobwa bitabiriye shampiyona y'isi y'amagare, muri shampiyona y'isi y'amagare mu bakobwa 44. Anirushanwa rero ryagiye rirangwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko banafunze n'amashuri yo muri Kigali rwose. Amashuri yo muri Kigali kuri ubu ngubu babaye bafunze kugira ngo imihanda izabe imeze neza, nta kavuyo karimo, nta mujagararo urimo rwose, kugira ngo abasiganwa bazajye batambuka neza bisanzuye.